Dawidi hakenewe abantu bo kugaburira umukumbi ijambo ry'Imana. Iyo turebye rero ibiranga umungeri Yesu hari amasomo yagiye atanga bate intama zanjye ndazizi nazo ziranze. Hakenewe impinduka yo kugira ngo abasezerewe bujuje ibisabwa bari mu mwuka w'Imana noneho babashe kuvuga kugaburira umukumbi w'Imana muri rusange. Hari abantu rero bibeshya none se urugero umuntu wamuha umwanya agahagarara ku ruhimbi akavuga ngo runaka ngo naveho ubwo se yaba reka ntabwo yabikora. Turabasuje cyane hano ni ku isi ya Bibiliya nshuti mudahwema kudukurikira. Ngewe rwose narumiwe rwose nikorora. Ndakubaza ibyo wihaye ubundi ni ibiki ninde wabigutumye ibyo kuza uvuga ngo ntibavaho ngo ntabwo bakura ku ruhimbi ngo baveho ngo bagende ngo ntibabikora ubikura he ubisoma hehe? Nibagende batuvire ku ruhimbi niba batujuje ibisabwa. Ibyo bisabwa nta bindi bagomba kuba bafite diplome na lisanse, bagomba kuba babyujuje. Niba batabyujuje nabyo byawe uri kuzana ngo ntibaveho ngo ntibagende ngo ntibabikora ngo cyararara. Ngere nje kukwihaniza rora gasopo gushaka kubangamira ibyanditswe byera. Aho ngaho ni ukubangamira ibyanditswe byera. Umve nawe uburyo uri kubangamiramo ibyanditswe byera. Umva, kubera basezerewe benshi bujuje ibisabwa nibo bafite ijambo riremereye abakirisitu bashaka. noneho abandi iyo batanze n'iryo jambo ry'Imana usanga abakirisitu bari gusinzira kubera nta kintu bafite. Wabyumvise uburyo uri kubangamiramo ibyanditswe byera? Urashaka ngo nyine ngo abo bantu ngo bahore ku ruhimbi bagabura ngo ibyanditswe byera, ngo bagabura ijambo nyine ngo nuko ngo abantu ngo bafashwe si biki? Urabona iki ari igihe cyo gufashwa cyangwa cyo kurebererwayo? Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3 umurongo wa mbere havuga iki? Ntiwibuka uko havuga? Haravuga uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Ntubyumva? None turibwira ngo ibi bihe byabagaho muri iki gihe cya Samweli, muri bihe byabayeho kuri Samweli. Uribwira ko byabaye icyo gihe nyine ko byarangiye? Ijambo ry'Imana rihora ryevoriwa buri munsi uko ibihe bihaye ibindi. Uhereye mu itangiro kugera mu byahishuwe, ijambo ry'Imana rihora rifite impact mu gihe runaka, rihora rifite agaciro mu icyo gihe. Ibihe byose uko ibihe n'ibihumbi, ijambo ry'Imana rihora rifite impact y'icyo gihe. Ntabwo rero ibi ukunguko ijambo ryabaye ingume icyo gihe, n'uyu munsi rigomba kuba ingume. Uko ibihe bizajya bigenda birushaho kugenda bidusatira, ijambo ry'Imana rigomba kuba ingume rikabura. None wowe ibyo uri kuzana rero ngo abantu ngo bafite ngo ijambo ngo nibo bujuje ibisabwa. Abujuje ibisabwa ni abafite diplome na lisansi. N'ibyo byawe rero by'uko ngo abashobora kuba bujuje ibisabwa ngo nabafite ngo ijambo ngo bashobora kubwira abantu ngo abantu bagahembuka. Riba ingume ryarize, nibahembuka rizarya ryaba ingume ryari. Nta kwerekwa kweruye kwari guhari. Uragira ngo abantu bagumye berekwe? Nibaceceke ntabyo berekwa, nibatuvere ku ruhimbi. Nta soni. Ubundi se ntabwo wibuka uko Yesu yavuze ngo iki? Yesu yaravuze ngo ntama zanjye ndazizi nazo ziranze. None se nyir'irindi tiku ufite n'iryiki? Niba Yesu yaravuze ko intama ze azizi nazo zimuzi, irindi tiku ufite n'iryiki? Ushaka mpaka ubangamira ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana rigomba kuba ingume. Nta ibyo byawe uri kuzana ngo abafite ijambo ngo bari ngo mu mwuka w'Imana. Ibyo ngibyo ushaka ahandi hantu bijyana ubikura ahangaha. Urumva? Icyiciro cya kabiri cy'abasezerewe mu mpinduka ku ngoma ya nyakubahwa Pastor Ndayizeye Isayi, ni icyiciro kivuga ngo ADEPR yayobowe n'abaswa batigeze biga. Ariko se koko ni ukuri ntabwo bize?
none se bize hamya neza oya banza unsubize wowe rora wijya guhatiriza ngo uhamya neza ibiki urahamya neza ibiki bize hehe banza unsubize bize he bize igihe kireka niba barize igihe cye bize he ubwo urebwira ngo turakomeza kuguma muri ibyo nyine ngo by'umuhamagaro ngo umwuka wera ngo oya ibyo byarangiranye n'igihe cyabyo ibya mwuka wera wapi ntibigenda bijya hirya ijambo ry'Imana rigomba kuba ingume ibyanditswe byera bigomba gusohora rigomba kuba ingume kandi si ukuba ingume gusa no kwerekwa n'ibyo uri kuvuga ngo bya mwuka wera no kwerekwa nako nta kwereka kweruye kugomba kuba guhari ibeshye werekwe noneho niba ugira ngo ndakubeshye ibeshye werekwe hamya neza ko umuntu yiga ku rwego rwe dore yuko ayo mashuri bizemo bayizemo kandi mu kigo cya ADEPR kandi ADEPR ifite ubuzima gatozi none tuvuga ngo abapadiri bize mu seminari tuvuga ngo ntabwo bize igenda ajyana ibyo byawe uri guhatirizamo hirya kandi rora ibi bintu nta kare ibyo bireke nibatuvire ku ruhimbi nibagende tugomba gukoresha itorero rigomba gukoresha abantu bize dufite ibisabwa byose lisansi doctora PhD nuko ibyo bindi byawe uri kuzana ngo by'umuhamagaro ngo umwuka wera ngo afite ijambo ngo byahehe uyajyane washigendiriye ibiranga umwungeri rero umwungeri arahamagarwa umwungeri yumva ijwi ry'Imana umwungeri arumvira ntabwo yumviriza umwungeri ntiyandarika amatwi umwungeri ariyigisha umwungeri nawe kandi akigishwa umwungeri aragira umukumbi w'Imana akawukuyakuya akawuha amazi akawuha ubwatsi umwungeri aririnda mu byo avuga no mu byo akora Yesu we umwungeri ntatakaza intama umwungeri ntarubana ku butoni umwungeri ntahubuka umwungeri ahumuriza umukumbi umwungeri ntiyizirikana mbese ahubwo azirikana za ntama na wa mukumbi yahawe kuragira muri umva kandi noneho ibyo ugezemo umwungeri ngo ibimuranga ni ibyo biranga umwungeri rero ngo ubwo rero urashaka kuzana bya bindi ngo byuko ngo Yesu ngo yasize intama ngo 99 ngo akajya gushaka ngo yazimiye akajya gushaka imwe yazimiye iyo keya ibyo bintu ngo bya keya rero nakubwiye ngo uri kubangamira ibyanditswe byera inshuti yanjye uri kubangamira ibyanditswe byera aho ngaho ushaka kubangamira ibyanditswe byera oya none se niba wenda Yesu yasize intama 99 yego ajya gushaka imwe yazimiye ubwo urumva ni muri cya gihe nyine bamukurikiraga nyine tuvuge nyine kwenda ko bari 100 tuvuge none se cyangwa se tuvuge 500 none se niba paruwase imwe mu karere ari paruwase imwe mu karere igomba gusigara tubyumvikaneho banza ukora imibare niba ari paruwasi imwe mu karere igomba gusigara muri Gasabo ni paruwasi ya Remera muri Kicukiro ni paruwasi ya Gatenga muri Nyarugenge ni paruwasi nyine ya Nyarugenge muri hehe hose urabizi ari amaparuwasi yagiye hasigara imwe niba ari paruwasi imwe iri gusigara birashoboka ko ejo ari narwo rusengero rushobora gusigara mu karere niba abantu bose bazaba bateraniye ngaho ibihumbi bingahe urumva uwo mushumba uzajya kubona umwanya wo kuzenguruka abantu bose ngabahakeya ngabumvira nyine ngo abomora ibikomere ngo bakomeretse ngabomore ngo nyine none se urumva umuntu ngewe mfite lisansi yanjye cyangwa doctora cyangwa PhD yanjye nyoboye iyo paruwasi nzajya gufata umwanya wo kujya kuganiriza umuntu wo hasi udafite na humanite nzabanganira iki nawe n'ibiki nzabanganira nawe ariko rora ufite ikibazo ki
ushaka kutugumisha mu bintu byo hirya muri antikite. Umva, turi muri digitale. Ibyo bintu bya rero ngo by'umwuka wera ngo akoresha abantu ngo bagire ngo umuntu ngo bayoborwe n'umwuka wera rwose, ngo bagire ngo wa mutima ngo wari muri Kristo Yesu, ngo imbabazi yazigiraga ngo zitubere urugero, ngo nyine oya, icyo cyo kugira umutima ngo wari muri Kristo Yesu oya, bijyane hirya iriya, twebwe tugomba kugendana n'igihe uko kimeze. Kandi rora, nukomeza gukora ikiganiro nk'iki ngiki kigumya kibangamira ibyanditswe byera, ushaka kugumya abantu ngo baguma ngo mu bintu nyine ngo bya mwuka wera, oya, nge ndaza gushaka kandi nitubona na biraba bibi. Mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR riri mu mpinduka zikomeye, ariko iyi ngingo ya mbere hakenewe impinduka, hakenewe yuko umushumba mukuru wa ADPR yashakisha uko umukumbi utishwa n'inzara, kuko umudari ubageze ahaminuka. Umva kandi cya kibazo uracyagifite Laurent, ntabwo uri gushaka kuva mu izima, uri gushaka kuva mu itsimbiro, reka wakamejeje. Umushumba mukuru umva ibyo ugezemo, ngo nazane ngo abantu ngo bagaburire ngo abantu ngo inzara ngireke gushira, ngireke kubica ngo ishire, ngo inzara ngo umudari ngo bageze ngo ahaminuka. Ibyo ngibyo nibyo ndi ukubwira ko wowe kuri kubangamira ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana rigomba kuba ingume, ariko ubundi umuhanuzi Amose igice cya 8 ku murongo wa 11 havuga iki? Ntabyo wibuka, ndibuka uko havuga. Haravuga hati, dore iminsi izaza ni ku Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo kunywa amazi, ahubwo izaba ari inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Uwiteka. Bizaba ari inzara n'inyota byo kumva amagambo y'Uwiteka, ngo kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bava kasi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Ariko ntabwo wumva ibyanditswe byera icyo bivuga. Abantu bagomba gukubita hirya no hino, bagakubita muri paruwasi imwe y'Iremera bakabivamo bakaribura, bagakubita muri Nyarugenge bakaribura, bakarivamo bagakubita muri paruwasi ya Gakenke bakaribura, bagakubita muri paruwasi ya Gatenga bakaribura, bakakubita bakajenajana, bakajya ku Ijwi, bakajya ku Isasa, bakajya i Kantarange, bakajya i Masisi, bakajya i Bukavu, bakajya hehe, bakajya za Minova, bakajya Nairobi, bakajya hirya no hino hose, bashaka ijambo ry'Imana be kuribona. Rigomba kuba ingume aho ugeze rwose, kubera ko wibuke ko nabwiye ko no kwerekana ko ugomba kuba ingume nyine muri rya jambo rifite iyerekwa rizima, rigomba komora abantu inguma, rigomba kuba ingume. Uko kwerekwa ntago kugomba kuba kweruye. Ugomba kubwiriza cyangwa se ukigisha ijambo ry'urutonde wahawe, ati uyu cyumweru urabwiriza gutya. Nabyo avuga ngo uraza kwerekwa cyangwa se weretswe uko ugomba kwigisha. Oya, kwerekwa kweruye ntako, bigomba kuba ingume, jambo rikabura. None yanyota wa muntu yazanye ashaka ijambo rimwomora, ikamubwira n'ibyaha bicire, yemere Kristo mwami n'umukiza, nkuko intego ya Kristo iri yo kujyana abantu kuri Kristo, yavana mu byaha basange Kristo, igomba kuvaho. Ahubwo bakababwira ati, igisha abantu nyine yuko bagomba gukunda nyine gukorera Imana. Nuko cya 10 n'amaturo bikazamuka bikaba byinshi mu cyimbo cyo kugira ngo umubare w'abakizwa ibyo ngibyo by'umubare w'abakizwa ngo ube mwinshi, nibyo muri antikite. Noneho digital tugezemo, tugomba kureba iterambere, tukagendera n'iterambere, aho igihe kigeze tukagendera n'iterambere. Haleluya. Nuko rero
wa undi waje rero afite inzara n'inyota yo kumva ijambo ntaryumve, agatahana ya nzara na ya nyota, akahava ejo akazajya Bunyanaka naho akaribura, n'ejo akazajya muri paruwasi y'Ubunyanaka, muri za paruwasi zasigaye nyine naho akaribura, akazajya n'ahandi naho akaribura, rikaba ingume. Noneho urashaka kubangamira ibyanditswe byera, nose ntubumvise iki ijambo bivuzeho? Numvise icyo ijambo ribivuzeho? Uri kuza uri guhagarara mu ruhande rwo kubangamira ubuhanuzi. Kandi rora kangubwire nge nawe biraza kuba bibi nukomeza muri uyu mujyo, nkumva wongeye gusohora ikiganiro kibasira abayobozi ngo bazane ngo abantu nyine ngo bugisha abantu ijambo ry'Imana. Ibyo nakubwiye ko ibi ngibyo ntabyo dukeneye. Nge nakubwiye ngo ninongera kumva wakoze ikiganiro nk'iki ndaza kugushaka, kandi nge nawe biraza kuba bibi ibyo kunya ubangamira ibyanditswe byera, si ndiyo? Ngaho gezaho ndakwihanije rora, gezaho ngaho. Iyo ngingo reka nyiveho, yiveho nyine yiveho. Iyo turebye uko impinduka ziri kugenda zikurikirana, icyiciro cya mbere cy'abasezerewe ku rwandiko rw'abasezereye hari handitseho ijambo rivuga ngo ni uko ubukungu bwa ADEPR bwamanutse, akaba nta bushobozi buhari bwo guhemba abakozi kubera icyorezo cya COVID-19. Abo ngabo muribuka yuko bahise babasezerera ako kanya. Abenshi nta nubwo bahawe n'ibyo amategeko abemerera, barangije baratuza barasenga. Umushumba mukuru wa ADEPR azi yuko mbese yageze ku ntego, ariko reka nkubwire, iyo nkono ukubise mu cyeba uyirenza urugo. Ndetse nyine niba icyorezo cya COVID-19 cyaratumye ubukungu bumanuka, amaturo akaba makeya, ayo kubahemba ntabe arimo, ntabonekemo, wageraga bigende biti bagombaga kubasezera nyine bakagenda. Nose uyobewe ko iyo amata harya na amata bavuga amata, iyo amata baye make aharirwa imfizi, aharirwa ikimasa. Ne kumbwira bavuga uwo mugani uvuga iki? Iyo isoko iyo amazi y'isoko yakafukuwe yabaye makeya, yatangiye kugenda kama kubera izuba ryinshi, iyo tuzi tubaye dukeya duharirwa ikimasa. Harya n'ikimasa cyangwa n'imfizi, aharirwa imfizi. Nyine bagomba kubasezerera bakagenda, udusigaye dukeya bakajya badusaranganya ari nka batanu nyine basigayemo bakatugabana, tugaharirwa imfizi nyine. Kandi abandi nabo bagomba gusezererwa kubera batujuje ibisabwa nyine by'uko nta lisansi bafite, nabo ntibagende. None rero ngo yibwira ko yageze ku ntego, none si intego nyine yagezweho ntibagiye, n'abandi nabo ntibagiye. None si intego nyine ntigezweho, igezweho nyine nibagende. Tugomba gukorana naho igihe kigeze, niko nakubwiye. Ubu ngubu igihe kigeze tugomba gukorana n'abafite PhD, lisanse, doctora. Abo nibo bujuje ibisabwa. Naho ibyo byawe nongere ngusubire mu byo kuzana ngo abantu ngo bujuje ibisabwa ngo nabashobora kuba bafite ijambo ngo rishobora guhembura imitima. Ibyo ngibyo ushaka ubijyana hirya no hino, ubijyane hirya, ubyanditse byaba bigomba gusohora inzara n'inyota byo kuva ijambo ry'Imana, bigomba gutera mu mitima y'abantu bagashaka ijambo bakaribura, yewe bagakubita ikasikusi, bagakubita hirya no hino bakaribura. Inkumi nziza n'abasore beza bakazazenguruka imihana yose bashaka ijambo baribure, icyaka kibice. Bigomba kubasohoraho, intego igomba kugerwaho rwose. Nose ndiyageze ku ntego nyine. Bagende abujije ibisabwa n'abafite ibyo tubasaba. Yego ibyo nyine ibyo ngibyo cyo kuvuga rero ngo abandi ngo bari barize ngo kuko se ngo ntibize, ngo bize mu rwego rwabo. Urwo rwego rwizemo rero nyine urwabo, ntabwo ari urwo itorero, icyerekezo cy'itorero kirimo, si ndiyo? Gezaho rero nanjye ninje kukubwira ngo ugezaho icyo ngibyo urimo ntabwo byemewe. Kandi iyo nkoni wakubita mu cyeba se ukayirenza urugo, ushaka kuvuga ko se hari uzasimburiza? Nta wabusimbura, ntawe. Ushatse kumbwira se ko nawe ngo ejo bazamusimbura nawe bakamwirukana akagira? Ntawe uzamusimbura. Nduyibuka indirimbo ya muhanzi, nta wagusimbura.
tenderere. Okay, shalom bakunzi b'isi ya Bibiliya, narinje kubwira Rora ko atagomba kugumeza kubangamira ibyanditswe byera, ko ibyanditswe byera bigomba gusohora, inzara n'inyota bigomba gutera muri mwene muntu, ijambo rikaba ingume, yego no kwerekwa kweruye nako kugahagarara. Namubwiye niba agira ngo namubeshya niyibeshye yerekwe, avuge ngo iravuze ngo ni ibiki iri kuvuga muri iyi minsi, ni ibicecetse nayo, ni ibicecetse. Yego kwerekwa kweruye kugomba guhagarara. Ijambo ry'Imana uko ryari n'uyu munsi rirakomeje, rigira impact, rigira ububasha, rigira imbaraga mu gihe cyose, ko ibihe bigenda bisimbura ibindi. Ijambo ry'Imana ryo rigenda rifata igice cyabyo rigezeho, rigakora ibyabyo. Niba ari ingume ni ingume, niba ari inzara n'inyota bigomba gutera muri bwere muntu, niba tugomba gukorana n'aba mu gihe cya digitali, yego ibyo bya analogue mu bijyane hirya iriya, ibyo byawe bya mwuka wera ngo gufashwa bijyane hirya, twebwe turi muri digitali. Shalom turi kumwe, ntimukuru urushinge rwanyu hano ku isi ya Bibiliya, kandi mutere inkunga yishene, mukore subscribe. Yego wowe ugeze hano kwa mbere ukora subscribe. Intego y'isabira no kumenyesha mwene muntu aho isi igeze nayo ivuye naho herekeza, kugira ngo arusheho gukora ibyo Imana ishaka, zabane n'Imana yacu iteka ryose, kuko isi izashirana n'ukwifuza kwayo. Naho rero ibyifuzo isi ifite ni byinshi, ntabwo twabikemura rimwe, tero ntibyabikemura rimwe, Imana ntiyabikemura rimwe, byinshi bizashirana n'ukwifuza ko isi nyine, n'uko isi izashirana n'ukwifuza kwayo. Turi kumwe nshuti mudahema gukurikira isi ya Bibiliya.